Yo, higura nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mugore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa 9 z'umugoroba, ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Mbaye ikaze inshuti bakunze b'ikiganiro Higura, ikiganiro kiri kuvanganzo nyarwanda muri rusange, aho twiga ku bijyanye na gakondo y'iwacu hano mu Rwanda. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa turi buganire, uraza kutuganiriza uko bakoraga ibiseke cyangwa se uko babibohaga kugira ngo bikoreshwe mu mirimo itandukanye. Aratangira atubwire uko igiseke gikoreshwa muri rusange cyangwa se nuko cyatangiraga kiboha kugera ku musozo. Mwiriwe neza? Muraho. Nitwa Mukagari ku mutima Tereziya. Ndi umukecuru w'imyaka 57, ubwo ndi muri koperative umwimerere mu kigo ndangamuco cya Kirenge, icyo bita Ikirenga, mu kigo cyitwa Ikirenga. Ubwo rero ndi umwe mu baboshyi, ubwo nanjye nkabamboha ibiseke. Ni ibintu bikoreshwa, si ibiseke byonyine, ibintu bikoreshwa mu muco nyarwanda cyangwa se no mu iterambere ry'igihe tugezemo, nabyo nkaba mbiboha. Uyu munsi rero tuyogaruka ku byibo cyangwa se ibiseke bikoreshwa cyangwa se byanakoreshwaga kera mu muco w'abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu, hatarazi ibindi bikoresho bitandukanye byaje bisa n'ibisimbura ibiseke, ariko kuri ubu bikaba bigikoreshwa. Hanyuma utubwire rero ese igiseke cyakoreshwaga gute? Igiseke kera nanjye namenye ubwenge mbona igiseke ahantu ubukwe bwabaye, umuntu ashyira igiseke ku mutwe agashyiramo imyaka akajya gutwerera cyangwa agatura mugenzi we. Ubwo biseke nkongera nkabibona nanone umukobwa bashyingiye umugeni arabijyanye. Ubwo ibiseke nkabona ari no mu isoko byageze bikajya bizamo bakagurisha kugira ngo abantu batazi no kuboha babone aho babikura. Nkabona igiseke cyari umuco nyarwanda, no mu rugo nkabona baragikoresheje. Ubwo nkabona bashyizemo ubugari baracugushije, cyangwa umutsima wa kera nk'abantu bakuze bagiraga nk'umutsima w'amasaka n'uburo bagacugusa, nkabona bacugushiyemo urabitse. Cyari igihe cyo kubiba, nkabona igiseke abakecuru nabagaho nkabona barakijyanye bagiye kubiba. Nkabona igiseke cyari gifite agaciro cyane rero kugerana n'ubu, kandi nkabona igiseke n'ubundi bagikoresha. Nyamara umukobwa yagiye gushyingirwa ajyana ikibo cyangwa se igiseke kubera iki? Nge mbona buriya ko ari umuco nyarwanda, kandi nubwo nyine agomba kukijyana icyo giseke, kuko niyo yaba atazi no kukiboha yakigura no mu isoko bisigaye bijyayo. Ariko nge mbona ari umuco nyarwanda wa kera utagomba gucika, kuko ntiyagera mu rugo ngo nazajya gutwerera mugenzi we bagombe kujya gutira, agomba kukijyana. Tuvuge kera none, kuki kera umukobwa yajyanaga igiseke kwa nyirabukwe cyangwa se agiye gushyingirwa akajyana n'ibiseke, no kubera iki? Nyine igiseke yagombaga kukijyana, ariko kera ho byari na ngombwa ko ngo yabaga azi no kukiboha yewe, kuko bavugaga ko bagomba kureba umugeni uzi umuco nyarwanda, uzi kuboha ibirago, ibiseke. Ubwo yanageragayo akabanza akaboha igiseke, akazasohoka cyuzuye, nyine bakabona ko basabye umugeni uzi kuboha, umugeni mwiza uzi kuboha ibirago n'ibiseke. Atubwiye uko babohaga ibiseke cyangwa se umumaro wabyo. Agiye kutubwira noneho rero ku ntangiro uko umuntu atangira aboha igiseke. Ese ubundi kugira ngo umuntu abohe ikibo cyangwa se igiseke bigenda gute, bitangira gute kugira ngo gere ku musozo? Ubwo iyo umuntu ajya kuboha igiseke cy'ikinyarwanda, igiseke uratangira ugafata intamyi n'uruhindu. Ubundi igiseke cy'ikinyarwanda kiba kibohesheje ingori cyangwa se intaratare cyangwa se urumamfu. Kera abakera barabizi. Noneho rero ugatangira ugafata intamyi ni ukuvuga ubu ni urugori, n'ubundi kandi intamyi ziva mu ngori, uretse ko ingori barazizinga gutyo kugira ngo zibohe. N'ubundi urutamyi aba ari rurerure ariko baragwanitse ruhagaze gutyo. Ubwo ugatamura, aba ari rurerure, ugatamura gutyo, ugatamura hakavamo utuntu duto ku buryo tutaragukeba. Ubwo warangiza ukazinga ni ukuvuga kano gatango ko hasi wazinga ubwo uruhindu ukashyiramo akandi gatamu
agatamu gatoya gato cyane k'urugori cyangwa se ari n'urumamfu cyangwa urutaratari, byose byera mu gishanga, biva mu gishanga. Izi ngori zo ziva ahantu hari imfunzo zemewe. Ubwo ukabohesha guhera ku ntango yo hasi, ibyibo bya kera by'umuco nyarwanda. Ubwo ukaboha intango mpaka ukazamura ugatereka, ubwo n'umutemeri wacyo ugapfundikira. Naho ibyo ubu ngubu byo nabyo tubohesha uyu mugwegwe n'iyishinge. Uyu mugwegwe nawo ni umugwegwe ugenewe kuboha ibyibo nk'ibi, n'aka kagwegwe ubona kerera aka ngaka. Kugira ngo kano kaboneke rero, ubundi ufata uyu mugwegwe wose ikibaho ugashyira ku rubaho ucya, ugahita ushyiraho umuhoro ucya, ugahubura bikavaho, ubundi ugateraho amazi, umugwegwe ugacya ugasa gutya. Wamara gusa gutya rero ubwo umajije kuma, ugahita uteka mu irangi. Ushaka gukora ibara ushaka nk'ibi ngibi, ukora ibara ushaka. Ibi rero nibyo bigezeho mu iterambere. Wakora akebo, wakora akantu kameze nk'indobo, wakora uduseke tugerekeranye uko ubishaka bitewe n'imodo ushaka. Ubwo niryo terambere. Ubwo rero nabyo tukabibuha bisimbura inkoko za kera. Ubwo ugashyiraho ku meza, ugaterekaho isahane cyangwa ugaterekaho agakombe, igikombe cy'icyayi gutyo. Hari ibigenewe ukabuha bitewe n'icyo ushaka kuzaterekaho, cyangwa se ugakora utubara twiza gutya ukamanika ahantu hejuru bikaba umutako. Ibi nibyo muri iki gihe kitugezemo. Bisimbura ibya kera, ariko byose ntabwo umuco wa kera twawuretse no turacyawufite. Reka dushimire uyu muvandimwe cyangwa se uyu mubyeyi watuganirije atubwira uko ibiseke bikorwa cyangwa se ibyibo, kugira ngo umuntu abibohe ku buryo umuntu ashobora kuba yashyiramo amasaka cyangwa se akaba yashyiramo umutsima. Kuri uyu munsi rero ikibazo turaza kugarukaho kuri uyu munsi kiragaruka n'ubundi ku biseke twaganiyeho cyangwa se ibyibo. Muraza kutubwira ubwoko bw'ibikoresho bishobora gukoreshwa ikibo cyangwa se igiseke umuntu akaba yakibona cyuzuye. Ndabashimiye mwese mwakomeje gukurikira iki kiganiro, njye ukibagezaho ndi Amandine. Mukomeze kugira ibihe byiza.